Imana igihaye guterana, Imana yo mu ijuru ibihere mu cyubahiro. Katuzamura amaboko twese niba turi maso. Haleluya, 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 amen. Nukuri ko zatera haleluya, nimba izica bamwe intege simbizi, zatera iya mbere ya kabiri kabona abantu banyihoreye. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dushimira Imana si umwami wacu Yesu Kristo kuko yatugiriye neza ikaturinda muri iyi minsi ishize. Uyu mugoroba tukaba tubonetse hano. Icya kabiri turashimira itorero rya Horebu uburyo mwaturamburiye amaboko mukatwakira. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi natwe turabashimiye, mwarakoze. Mvugana na patro twamubwiye cyangwa se twavuganye yuko tuje kwishura umwenda w'urukundo kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo timukagire undi mwenda uwo ari wo wose, ngo keretse umwenda uwo gukunda, ngo kandi nimukunda ngo nibwo bizagaragara neza kuko muri abigishwa banjye. Amen. Usize ibyateye byo kuvuga ngo ni amadini, abongereza nibo baza babivuga neza ngo ni denomination, ni ukuvuga ngo ni izina gusa, ariko umubiri wa Kristo, itorero rya Kristo ntiriri muri Horebu, ntiriri muri Grace. Itorero rya Kristo riri muri twebwe twese. Amen. Uwanditse igitabo cy'Abaheburayo yabivuze neza ku gice cya kabiri umurongo wa 14, aravuga ngo kwa kundi abana ngo bahuje amaraso n'umubiri. Amen. Ngo niko Kristo yahuje ibyo natwe, ngo kugira ngo ahindure ubusa ikintu cyose kizacishira hejuru, ahindure ubusa mu mutware w'urupfu ariwo Satani. Oh haleluya. Rero nta Horebu nta Grace, tubifashe gutyo zaba ari inyuma, tuzamurishora cy'Imana. Oh haleluya. Icyongeyeho turashimira nanone abayobozi b'itorero rya Grace. Murabona turi kumwe n'abashumba, ntabwo twitumirije, ntabwo turi impehe. Iyo umukumbi udafite umuyobozi ngo bari impehe, turi kumwe n'abashumba. Rero turabashimiye kuba mwaratwemereye kugira ngo tuze hano. Icyongeyeho nanone twongeye kubashimira ubugira kabiri kuba batugiriye icyizere kugira ngo ari twebwe tuvuga bityo. Tumwumva ko ari abongereza n'abazaba cyangwa se abaswahili n'abazavuga ngo ni Neema ya Bwana. Imana yatugiriye Neema, twebwe guhagarara nkabwiriza abashumba bityo ba Imana icubahiro. Amen. Kubw'iyo mpamvu bashumba turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Dushimiye n'abanyamasengesho ba hano by'umwihariko bayobowe na mwene data Patro kibimubwira atarabona n'igisubizo cy'abashumba zaramunesheje. Amen. Rero Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko isohoje gahunda. Ijambo ry'Imana riza rivuga ngo twebwe dutegura imigambi ngo ariko Imana niyo izisohoza. Amen. Rero tubane maso tuganire ijambo ry'Imana iminota mike itari myinshi. Iyo baduhaye turagerageza kuyubahiriza. Abafite Bibiliya isome mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto wa kabiri murongo wa igice cya 5 umurongo wa 4. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 murongo waho wa 7 haravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Icyo nicyo gice dushingiraho, nubwo wenda twaza gukoresha n'ibindi byinshi, ariko ni iki tugiye gushingiraho. Turavuga ijambo rivuga ngo ibikwiriye kuyobora abakristo muri iki gihe. Amen. Ibikwiriye kuyobora abakristo muri iki gihe, muri ibyo bikwiriye kutuyobora
ikikubitiro amen mu mwuka wera. Icya kabiri ni ukwizera. Icya gatatu ni ubuntu bwa Kristo. Haleluya, haleluya. Rero iki cyo kwizera nicyo nagize ngo tube tabatindaho gatoya. Kandi kwizera niko kubanziriza inyigisho zose z'ubukristo. Kandi kugira ngo umukristo abe yuzuye rwose, nuko hari inyigisho za Kristo akwiriye kuba aza, zikuriye muri kaya ngiye kuvuga. Amen, haleluya. Ndavuga zitatu gusa. Ubundi umubiri mu buryo busanzwe utunzwe n'ibiryo. Kugira ngo uwo mubiri ube ufite ibiryo cyangwa se wakira ibiryo biri ekilibre, cyangwa se ibiryo biringanije, cyangwa se icyo baza bita ngo ni indyo yuzuye, ibigizwe n'ibintu bitatu. Amen. Ikintu cya mbere ni ibyubaka umubiri. Nimubona abantu barabyibushe, muze mumenya ko batinze kuzubaka umubiri. Icya kabiri ni ibikomeza umubiri. Nubona wa muntu afite za biceps, aba yarakoze imyitozo ariko aba yaratinze no ku biryo bikomeza umubiri. Ibya gatatu ni ibiryo birinda indwara. Iyo umuntu afite ubuzima bwiza, aba yarariye ibiryo bigira gute, birinda indwara. Umukristo nawe cyangwa se umuntu wo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo abe yuzuye rwose cyangwa afite ibikwiriye byose, ikintu cya mbere agomba kuba azi inyigisho z'ubuntu bwa Yesu Kristo twagiriye kubwo kwizera. Haleluya. Cyangwa se agakiza muri rusange. Mu zindi ndimi bazita ngo ni doctrine of salvation. Ni ukuvuga ngo umuco w'abakristo wo kwizera, izo nyigisho ukaba uzizi. Ariko ntibihekera. Icya kabiri, ugomba kuba uzi inyigisho z'umuco wa Gikristo, cyangwa se uko ukwiriye kugendera mu bugingo busha. Amen, haleluya. Pawulo yarabivuze mu Baroma igice cya 6, uhereye ku murongo wa mbere ukageza no ku wa 3. Ku wa 3 ijambo riringiye kuvuga riri ku murongo wa 3. Haleluya. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Ngo niba twarapfanye na Kristo, ngo tukazukana nawe, ngo dukwiriye kumenya, dukwiriye kwiga, dukwiriye gushobozwa, ngo no kugendera mu bugingo busha. Inzira Yesu Kristo yaduciriye ni inzira nshya, dukwiriye rero kugendera muri ubwo bugingo busha. Iyo abantu badafite izo nyigisho za doctrine ya Yesu Kristo, amen, nicyo usanga ari bari mu kanisa, ariko kera byarabaye ubuyobe. Bakaba bari mu kanisa ariko kubera yuko batakurikiye inyigisho z'imigenzereze ya Kristo, ugasanga kera yabaye ubuyobe, bakabyita ngo ni kateze. Reka mbe kubakontorera ku mateka. Timuza mwumva ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 habikonje yo ku isi hose ivuga ngo Mariya yagiye mu ijuru. Timuza mwumva mbeba konje ya Assumption. Mariya ni wo mu gihe cya Yesu, niwe nyina wa Yesu na ngo makuru murayazi. Ariko ejo bundi hano ejo bundi mu 1951 abantu bari baravutse banyana bo muri 51 ngo bamuze papa hari bari baha papa witwa Pius wa kane aciteka aravuga ngo uyu munsi ntegetse ko amatorero yose agomba kuzajya yizihiza ko Mariya yagiye mu ijuru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8. Kandi kuva uyu munsi ishusho ya Bikira Mariya izizenguruka ku isi hose. Timuza mubibona bagenda bayikoreye, nta bantu bazabibona. Nishuzo ubibona cyane. Bemera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka,
ari umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, ariko kubera yuko batakomeje amahame y'inyigisho za gikristo, kera hakaba hinjiyemo umwuka w'ubuyobe. Nicyo gituma abakristo dukwiriye kugira inyigisho zituzuyemo zituma umuntu wo muri twe akura. No mu matorero ayayivugabutumwa, amatorero ayayivugabutumwa harimo amwe kera yarumva umuntu w'ubuyobe. Amen. Hallelujah. Hano muri Kenya haba ikanisa ryemera Yesu Kristo, ryemera data wa twese, rikemera Yesu Kristo, rikemera umwuka, ariko ryemera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo imirongo yose iri muri Bibiliya cyangwa se mu isezerano rishya ivuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Iyo mirongo iri blacklisted, iyo mirongo iciyemo akarongo, kuko ntibemera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Bemera kuko Yesu Kristo wakiri mu ijuru yari umukozi w'umuhanga. Hallelujah. Ukurikije ibihe za Yesu, igihe yari mu ijuru, igihe yaje hano ku isi, ngo yaje nk'umuntu wumvira Imana uje gucungura ikiremwamuntu. Amen. Hallelujah. Izo nyigisho rero tutize ngo tumenye, wasanga kera natwe twari inyigisho za gatatu. Umukristo wese akwiriye kumenya kandi akaziga ati inyigisho zo kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko muri iki gihe abenshi tizigicigishwa inyigisho zo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi niba tubyina, niba dusenga, niba turirimba, niba turiha, nuko dutegereje ko Kristo azajya gute. Kristo abaye atazagaruka, Yesu nobangirira ninde wabakiriha ntabwo tuzamurisha barashima. Oh hallelujah. Ariko izo nyigisho zose narivuze ngo zibanzirizwa no kwizera, zibanzirizwa no kwizera. Hallelujah. Hallelujah. Tudatinze rero reka tuje mu isomo ryacu ibikwiriye kuyobora abakristo muri iki gihe. Abisi bagira ibiza bibayobora, bagira ibyo barembye biza bibayobora. Bamwe bayoborwa n'ubutegetsi bwabo biterwa n'uko bagurema mu gihugu cyabo. Bamwe bayoborwa na perezida, abandi bayoborwa na premier ministre, abandi bayoborwa n'abandi. Amen. Uko ni isi yabire, niko isi yubatse mu buryo bw'ubuhanga. Bamwe bayoborwa n'amakarita. Iyo bavuze ngo tugiye kuva hano twerekeze ibuna, ni ukuvuga ngo hagomba kuboneka ikarita. Iyo karita ikatuyobora mpaka tugeze hahandi twifuza ko tugomba kugira gute. Izuba bigenda kure, indege n'amato manini ayoborwa n'icyo bita lapso, mu cyongereza bayita campus. Ni ukuvuga ngo icyo cyuma kidafite icyo kintu kikiyobora, indege idafite campus izizimira. Ni ukuvuga ngo niba yarigiye mu majyaruguru ikaja mu majyepfo, niba yarigiye mu majyepfo ikaja. Oh hallelujah. Hallelujah. Imana yacu tugirire neza. Twebwe dufite gusa tuyobora ni umwuka wera. Uwo mwuka wera arepresenta Imana muri twe, akarepresenta Kristo muri. Oh hallelujah. Umuntu wese ufite umwuka wera akagira no kwizera tazayoba inoze. Amen. Hallelujah. Yesu yavuze ngo munyure mu irembo rifunganye. Siko yavuze ngo kuko irembo ari rigari, ngo ririjana abantu hehe kuri, ngo irembo rifunganye ngo ririjana abantu mu bugingo. Muzamutekereza yuko iryo rembo rifunganye ari rihe? Ni nk'umuryango se mu buryo imodoka itokwinjiramo. Reka mbabwire iryo rembo rifunganye ni irembo ritogendeshwamo n'ikirere. Uko yavuze rifunganye ni irembo rifunganye mu buryo kamere yanjye itonyuramo. Amen. Hallelujah. Mwatundishije rirafunganye mu buryo ubwenge bwawe na kamere yawe izonyuramo. Gusa bishobora kunyuramo igihe gusa ubwenge bwawe, kamere yawe biyoborwa na Kristo, kuko iryo rembo rinyura muri Kristo. Tuzamurishora cyane. Oh hallelujah.
muranyumva? Amen. Hallelujah. Rero abakristo muri iki gihe dukwiriye kuyoborwa n'ibyo bintu. Tituyoborwa n'ibyo tureba, ahubwo tukayoborwa n'ibyo tutareba muri iki gihe, kuko tuyoborwa no kwizera. Iyo usubiye mu isezerano rya kera, usanga isezerano rya kera ryarayobowe n'ibintu bigana nko kuri bine. Wenda bivuge mu ncamake. Ikintu cya mbere ni ubutanzi, icya kabiri ni ubucamanza, icya gatatu ni ubwami, icya kane ni ubuhanuzi. Zose bigahambirwa mu kintu cyitwa amategeko. Ibyo nibyo byayoboye isezerano rya kera, kandi kenshi ibi kugira ngo byuzure bizakoreshaga ibintu bifatika, ibintu palpable. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Oh, haleluya, haleluya. Ariko usarire bakayoborwa n'ibintu biri konkrete, ariko bakananirwa kwizera. Nicyo gituma Imana izitanga. Haleluya. Abisirayeli bari bafite Mose uwabayoboraga, kandi ibyo yababwiraga byose zarasohoraga. Akavuga ngo uyu munsi umwijima uraba mu Egiputa, ariko aho Abisirayeli bakambitse haraba umucyo kandi bikaba. Haleluya. Uyu munsi inzuzi zose ziraba amaraso kandi bikaba. Uyu munsi amavu yose cyangwa se ubutaka bwose, umukungugu wose urabinda kandi bikaba. Aramanuka bageze ku nyanja itukura, arambura inkoni, bose babireba inyanja gucika, ariko ngo bagere hakurya bama bitotora. Haleluya, haleluya. Bayobowe na marayika bakoreraga mu nkingi y'igicu no mu nkingi y'umuriro. Muri make yari inkingi imwe ikorerwamo na marayika umwe, ariko igakora ibintu bibiri bitandukanye bitewe n'amanywa n'ijoro. Ku manywa ikaba inkingi y'igicu, nijoro ikaba inkingi y'umuriro cyangwa y'amashanyarazi, ikaba sitima. Amen. Ariko iyo nkingi yari igitangaza, barangiza bakananirwa kwizera. Ni ukuvuga ngo bahagaze aho bacumbitse, bahagaze barema amahema. Reka tuvuge bamaze kurema ihema mu butayu, ya hema Imana yari yarabwiye Mose kurema. Bamaze kurema, imiryango ine yagiye iburasirazuba, indi ine ije iburengerazuba, indi ine ija mu majyepfo, indi ine ija mu majyaruguru. Noneho ya nkingi y'igicu yaba hejuru yabo. Muri buri hema ryose, muri buri nzu yose, amashanyarazi akazaho. Nta Mwisiraheli wagasuja gucumba ngo arinde gufata ikimuri mu kanwa. Ruguru mwagaza mubibona k'abakecuru, mwarabibona bamwe ni batoya ntibagaza mubibona. Bamama bagaza baje gucumba, agakongeza buri cyangwa nk'isate cy'umugano, akagifata mu kanwa. Yamara kugifata mu kanwa, amaboko akagira gute, agatumba amashini. Nta Mwisiraheli wagafata ikimuri mu kanwa agiye gucumba. Ya nkingi yagasibabera amashanyarazi muri buri hema ryose, muri buri nzu yose. Haleluya. Nicyo gituma na Kristo nawe yatubereye, yabaye umuco muri buri mutima wose. Umutima wose Yesu Kristo. Ariko bamwe bananirwa kwizera kandi bababona ubwira. Amen. Igihe ko kigere bayoborwa n'isamuka, bagiye kwambuka i Kanani. Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo ufata abatanzi. Amen. Ngo bagende imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli, ngo ngaho umuntu yotera ibuye. Ngo nibarangiza abambere bifite ibirenge byabo muri Yorodani. Ngo nibabyita muri Yorodani, ngo Yorodani irahita icika. Bamaze kubyita gutya, Yorodani icika. Oh, haleluya, haleluya. Barambuka baragenda bagera mu gihugu cy'amasezerano. Ariko nyuma y'iminsi mike, umugaragu w'Imana Yosuwa amaze gupfa, kandi barabonye ibintu bibayobora bari bakinafite, ariko baba bagomera Imana. Oh, haleluya, haleluya. Kandi bayoborwa n'ibintu bareba, n'ibintu babonesha amaso, n'ibitangaza Imana yagiye ikora
cy'Imana ukakibonesha amaso yawe warangiza ukamugomera Imana muri ayo maso ye muri imbere y'icyo gitangaza Imana yakoze biteye ubwoba. Haleluya, haleluya. Bayoborwaga n'ibyo bareba, ariko nzanezezwa n'abagabo babiri mu isezerano ryake. Nzanezezwa n'abagabo babiri mu isezerano ryake bakoze imirimo yabo basa n'abahagaze mu isezerano rishya kandi bari mu isezerano ryake. Uwa mbere ni Aburahamu. Imana yaramubwiye ngo siga igihugu cyawe, usige na bene wawe, usige n'inzu ya so, ngo amaze ugende aho nzakwereka. Haleluya. Aburahamu ngo yamagira kwizera, yamavuga ngo iyi Imana ivuze, iyi Imana niyo nkwiriye kugira gute, niyo nkwiriye gukurikira. Ngasiga Imana za data yacuruzaga muri Uriya Bakaludaya, yamafata icyemezo arahaguruka aragenda. Haleluya. Natwe tuzatubwiriza ngo, cyangwa baratubwirije ngo, nawe barakubwirije ngo Yesu yapfuye arazuka, umwizere akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, maze mutangira mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Wama wizera nyuma y'imyaka 2000 Yesu amaze gupfa. Amen, amen. Haleluya. Icyo kintu gitangaje Imana. Hari n'abashobora kugaya cyangwa se kunenga abizeye. Ntimugabagare kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwira ubw'Imana burakomeye. Timukagira ngo bitwakiriye gutya, timukagira ngo bitwakiriye gutya, biroroshye, birakomeye. Usibye yuko benshi katubaburiye abantu bagira kwizera ngo nuko ari sitayile ya bene wacu, ngo nta muntu w'umunyamurengo uzi umupagani. Umuntu wizera ngo niko style imeze y'iki gihe, atizeye bimuvuye ku mutima, uba afite ikibazo. Kuko kwizera ni umurimo ukorerwa iriya mu mutima. Haleluya. Ni umurimo ukorerwa iriya mu mutima, wamara gukorerwa iriya mu mutima ukaguhindura, wamara kuguhindura ugatangira urugendo ukajana na Yesu Kristo muri uru rugendo. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Turacyari kumwe abantu b'Imana, turacyari kumwe. Imana yacu tugirire neza, kuko kwizera ni igikorwa gikomeye cyane. Pawulo arabivuga ngo ubwira ubw'Imana burakomeye, ngo Imana kwerekanwa nk'umuntu, ngo ikamamazwa mu isi, ngo ndetse n'abamarayika bakayibona, ngo yarangiza igasubira mu ijuru igahabwa ubwiza. Muzi ikintu yaravuze ukuntu ubwira ubw'Imana bukomeye. Yesu Kristo yari Imana mu ijuru, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe bwenge bw'Imana, ngo kandi ni nawe mbaraga z'Imana, ngo niwe waremye ibintu byose, ngo nta kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Muri make yari Imana muremye. Haleluya. Abamarayika bamuramya uko bukeye n'uko bwije, ariko bukeye umunsi umwe bagiye kumubona, bamubona ni mu nda ya Mariya, bamubona nyina karabwire, babona Imana barayikekeye. Abamarayika babona Imana barayikekeye. Imana yakuze nk'umuntu, iri mu nzu y'ababashi. Icyo si igitangaza. Imana yo mwijuru. Rero kubizeye muze mumukurira ingofero, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Oh, haleluya, haleluya. Imana yacu tugirire neza. Twari tubuze Aburahamu wizeye Imana, yabahaguruka aragenda nk'uri mu isezerano rishya, yaba yizera Yesu Kristo, aravuga ngo ndetse n'ikimenyimenyi sinzubaka n'inzu, nubwo Imana yampaye kuzaragwa kino gihugu, yambaye aba mu matumu, mu mahema, mu matente, ngo kubera yuko ngo yagazarangiza umudugudu akawurangiza uri kure uwo Imana yubatse kandi ikagira gutera ikawure. Haleluya, haleluya. Undi mugabo wa kabiri nzakunda cyane ni Dawidi. Dawidi niwe wari uhagaze mu isezerano rya kera, ariko aza imbere y'Imana gusaba imbabazi atazanye igitabo. Amen, haleluya. Aza imbere y'Imana gusaba imbabazi atazanye igitabo. Uzasome iriya Zaburi ya 54, aravuga ngo Uwiteka ni wewe ubwawe
ngo wongere undemere undi mutima mushya. Uyu mutima wabaye igihwayihwayi, uyu wabaye igifu, uyu wabaye ikiroroge, wongere undemere undi mutima mushya. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yongere turemere indi mitima mushya. Dawidi yahagaze mu isezerano ryake, avuga nk'uwabivuga kuhagaze mu isezerano rishya. Niwe wavuze wenyine ko azamamaza ubutumwa bwiza, apana ubutumwa bwiza ngo imbere y'iteraniro ry'abera. Usomye Zaburi ya 40 umurongo ndagira ngo w'icumi niba atari uw'icenda, haravuga ngo nzamamaza ubutumwa bwiza ngo mu iteraniro ry'abera benshi. Kandi ijambo ryo kwamamaza ubutumwa bwiza ndafite ibyagaze rikunda gukoreshwa n'abayuda. Ubutumwa bwiza bwakundaga gukoreshwa n'abagiriki, babukoreshaga habaye ibintu bitatu. Ni ukuvuga ngo kwa igihe bamamazaga ubutumwa bwiza hagombaga kuba habaye ibintu bitatu. Ndavuga abagiriki. Amen, haleluya. Ikintu cya mbere ni igihe habaga himye umwami musha. Igihe habaga himye umwami musha, ni ukuvuga ngo inkuru zavaga Atene hose zikagenda mu migi yose, zigenda zamamaza inkuru nziza. Bazitaga ngo ni evangeliyo mu mvugo y'ikigiriki. Bakagenda bamamaza inkuru yitwa evangeliyo. Iyo evangeliyo niyo ubutumwa bwiza. Icyo cyo bakoraga cya mbere. Umwami bagatuma abantu kugenda kuvuga amakuru mashya cyangwa meza y'uko amakuru ubutumwa bwiza ku mwami mushayire. Icya kabiri, igihe hatumaga izo nkuru ni igihe babaga batsinze urugamba. Baba batsinze urugamba, noneho bakaba intumwa zija kuvuga ibwami, kuko abatware b'abasirikare batsinze urugamba bagatwara ubwo butumwa bwiza. Icya gatatu, bavugaga ubutumwa bwiza igihe umugore w'umwami yabyaye. Amen. Ariko Dawidi we amavuga ngo naje nzamamaza ubutumwa bwiza ngo mu iteraniro ry'abera. Yesu Kristo amaze gutangira ubutumwa aravuga ngo nuko mwiha muhinduke ngo mwemere ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Dawidi yari afite kwizera muri mu isezerano rishya, kubera yuko yakoze ibintu Imana yamisa n'imuzaniye Kristo, ariko kubera yuko igihe cyari kitaragera ibanza kuba imuretse kugira ngo igihe kigere. Haleluya, haleluya. Mu isezerano rishya rero, ikintu cya mbere tugomba kutuyobora, tugomba kuyoborwa n'umwuka wera. Umukristo wese utayoborwa n'umwuka wera, amen, haleluya. Umukristo wese utayoborwa n'umwuka wera ntabwo aba yarakijijwe, ntabwo aba yarakijijwe. Uzubanza usubire wicunguze, wisuzume, urebe niba warakiriye Yesu wa nyawe. Amen. Kuko intambwe ziba iyo umuntu akijijwe zigenda zikurikirana ariko zisa naho zibera rimwe. Ikintu cya mbere ni ukumva. Iyo wamaze kumva uza wizera. Oh haleluya. Wamara kwizera, kwa kwizera ngo kukamba kukuzanira umwuka wera. Niko mu Bagalatiya havuga igice cya 3 umurongo wa 14, haravuga ngo nuko uwo murage mwiza wa Abrahamu ngo ubone ukuza natwe ku banyamahanga, ngo kugira ngo kwa kwizera twizere ngo kubone uko kutuzanira umwuka wera. Oh haleluya. Iyo wamaze kwizera umwuka wera azayabatibuka muri wewe. Mwuka wera agatangira kugira ngo kukuyobora, akakwereka ibyo ukwiriye gukora. Haleluya, haleluya. Utayoborwa n'umwuka wera, utayoborwa n'umwuka wera, uwo ntabwo abasha kwera imbuto z'umwuka, kuko ziriya mbuto twera si izacu. Vuga ngo si izacu, ni iz'umwuka wera uri muri cyo. Amen, haleluya. Ni iz'umwuka wera uri muri cyo. Iyo mwuka wera namwimuye, za mbuto zazigira gute nazo zazigira. Haleluya. Mwuka wera ni uzutubwiriza gukunda bene data. Mwuka wera ni uzutubwiriza zose, ni ukuvuga ngo ntiwabasha kwera imbuto z'umwuka wera. Kandi uteze imbuto z'umwuka wera ni ukuvuga ngo ntabwo waba umukristo.
haleluya haleluya. Nimubona umuntu yera indimu abafite uwamuteye imbuto yose, Yesu Kristo yaravuze ngo aca ubugari, aravuga ngo umuhinzi yaragiye asohora imbuto ngo aratera, ngo amare gutera zitangira kumera. Abahinzi ngo bajeyo ngo bashike basanga ngo hamezemo n'urukundo muri wa murimo, ngo baragaruka babwira sebuja, ngo baramubwira ngo ese muri uriya murima ko twateyemo imbuto z'indobani ni gute kandi habonetsemo urukundo? Yesu arababwira ngo igihe bari basinziriye cyangwa umuhinzi yari asinziriye, ngo umwanzi nawe yaraje, ngo arangije ngo abibabe imbuto abibabe izindi zitari nziza. Haleluya haleluya. Ni ukuvuga ngo izo mbuto zari mu murima umwe ari zibiri zifite ba sebuja. Nubona umuntu akoze nabi uzi uvuga ngo iyi ni imbuto ifite uwayiteye, ifite nyirayo. Haleluya. Ariko Yesu Kristo atanga igisubizo cyiza. Baramubwira ngo ese none dusubire mu murima tuzirimbure dukuremo urukundo? Ngo oya timurukoreho, ngo kuko hari igihe mwaje kurimbura urukundo ngo mukarimbura n'isaka ryiza, ngo none nimuzihorere ngo bikuraho, ngo nibimara gukurana ngo amasaka azera amasaka n'urukungu rwera urukungu, ngo niturangiza noneho ngo dusarure tugosore, nitumara kugosora ngo amasaka tuyahunike neza. Ngo urukungu none twamaze gusobanura. Haleluya haleluya. Ni mutwivangemo, hari umunsi w'isano. Nimuze tubane, ariko hari umunsi w'isano. Hari umunsi w'isano, icyo mukizirikana. Haleluya haleluya. Dusubiye mu byahishuwe twaba tugiye gutinda ngo umarayika ufite umuhoro ngo arazagira gute? Arasarura. Haleluya. Ngo arangije afata izo mbuto nziza ngo barazigana ngo zivamo umutobe mwiza. Ngo ibintu byabikatsi byose ngo barabifata babita amen. Haleluya haleluya. Tuba tubizi neza ko mu gihe tudafite umwuka wera, igihe cy'isarura umwuka wera ni uzagenda yerekana imbuto nziza. Ijambo ry'Imana rirambwira ubugingo Yesu Kristo yaduhaye, ubugingo Yesu Kristo yaduhaye. Ni ukuvuga ngo iyo wamwakiriye azafata ubugingo akaza akabukubita muri wowe, yamara kubushyira muri wowe akabushyiraho umurinzi cyangwa se akabushyiraho ikimenyetso. Bibiliya ikavuga ngo yabutanzeho ingwate, ngo iyo ngwate yatanze ngo ni umwuka wera. Haleluya haleluya. Ngo abigishwa buzuye umwuka wera hariya mu cyumba cyo hejuru, ngo ibirimi byarashe, ngo buri muntu wese ngo ikirimi cy'umuriro kikaba kuri we. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka, mu buryo butagaragara, abizera Yesu ukuri, ikimenyetso cy'umwuka kibariho. Haleluya. Abo bafite ikimenyetso cy'umwuka, kubera yuko bazaba bari mu mwuka, niba bazamenya yuko umwami w'umwuka yaje ari we Kristo, bazamukane nawe. Haleluya. N'abandi batari muri uwo mwuka ntibazamenya ko hari icyabaye, bazasigara gusa bikanga ngo babiri bari hejuru bari gusakara, ngo abwire wabo ngo sigize ikiba cy'ubwatsi amubure, ngo bari guhura mu isekuru, nazamura bari guhumura akagira indi abona yigishemo wenyine. Muryamye muri babiri nukora hirya wumva uwundi yabiri, nta makuru muzamenya kuko ntimuzaba muri mu mwuka. Abazasigara ariko ndifuza kuko ntawasigara kandi nta ruhare mu izina rya Yesu. Haleluya. Ukomeye ku mutima ngo nzagenda. Urabyigeze? Nzagenda. Niba uzasigara ureke kuhakoma. Haleluya. Kubera yuko dufite umwuka utuyobora ari wo mwuka wa Kristo, umunsi Yesu Kristo yaje tuzaba bambere kumusanga. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Baroma
ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Abaroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka ngo nibo bana b'Imana. Abagalatiya 5:16 haravuga ngo nuko muyoborwe n'umwuka ngo nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Iyo ufite umwuka muri wewe ntushobora kwemerera kamere yawe kuko ari kuyobora. Oya. Amen. Hallelujah. Ariko abisi niki kibayobora ni kamere ibayobora, kandi iyo kamere ibayobora mwumva ibaganisha. Ntabwo dufite Bibiliya udusomera vuba Abaroma n'ubundi 8 uhereye ku murongo wa 6 tugeze ku wa 7. Ufite igitabo cy'ikirere na Rwanda some vuba Abaroma 8:6 kugeza kuri 7. Umutima wa kamere utera urupfu, uzutera urupfu, ariko umutima w'umwuka utera ubugingo n'amahoro. Tuwasubiye haruguru pasi havuga ngo abakurikiza kamere bizagenda gute? Umurongo wa 5 aravuga ngo abakurikiza ibya kamere noneho nimumveka kuko kamere igiye kumuyobora ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ibintu by'umwuka. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abakurikiza ibya kamere, kamere yabo y'umubiri ibaganisha hehe mu ruto. Haleluya. Ngo ariko abakurikiza umwuka ngo bageza mu bugingo. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Yesu abwira abigishwa ariko abasezera mu majoro ya nyuma hariya muri Yohana 15. Ndatekereza ko ari umurongo wa 13. Haravuga ngo uwo mwuka naza ngo azabayobora mu kuri kose. Amen. Azabayobora mu kuri kose, kandi uko kuri yaravuze ni Kristo ubwe. Kuko ngo ni jewe nzira, ngo kandi ni jewe kuri, ngo kandi ni jewe bugingo. Haleluya. Umwuka wera azatuyobora atuganisha kuri Kristo. Kamere yacu ikatuyobora ituganisha hehe mu kurimbuka. Imana yacu tugirire neza. Icyapa tukemera kuyoborwa n'umwuka we. Icyapa tukemera kuyoborwa n'umwuka we. Haleluya. Icyapa bikiyobora kutuyobora muri iki gihe ni ukwizera. Amen. Hari ukwizera k'uburyo bubiri, ariko ni kumwe iyo gukuze kuvuka mu kwa kabiri. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ngo ijambo ry'Imana ngo cyangwa ko guhana ngo iryo jambo riri bugufi bwa ngo ndetse ni mu mutima wa ngo riri no mu kanwa kawe ngo nuhamya yuko Yesu Kristo abuna ngo uzagira gute? Uzakiza. Ngo kuko umutima ngo ari umuntu yizeye ngo yarangiza ngo akatuza iki aka. Haleluya. Rero kwizera nicyo kintu kibanze gikwiriye kuyobora umuntu. Kuyobora gute? Iyo watuye ya magambo uza wakira kwizera kwa mbere ko kwemera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Rukurira abasaza bagaza babivuga neza, bagaza bivuga ngo yemeye. Ngo runaka yagize gute? Yemeye. Kurya niko kwemera kwibanza, niko kwemera kwa mbere. Kwemera kwa kabiri rero kuva muri uku kwa mbere. Uku kwa mbere iyo kwamaze gukura, haleluya, kugakura noneho uza kubyara kwizera kw'impano. Uko kwizera kw'impano niko Pawulo yarimo avuga. Haleluya. Kuko umukristo wese yakagombye kugira uko kwizera kw'impano. Nta mukristo wakagombye kuba nk'impumyi. Nta mukristo wakagombye kugenda adafite uko kwizera. Iyo udafite uko kwizera nicyo gihe mu mutima wawe haze huzura amakuru yitwa gushidikanya. Amakuru yitwa gushidikanya akaba ari yategeka ubugingo bwawe. Ariko iyo ufite uko kwizera tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ubona yuko byose bishoboka kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuwizera
ngo bigira gute birashoboka. Haleluya. Uko kwizera rero gukwiriye kutuyobora. Pawulo aravuga ngo nicyo gituma tugenda tuyoborwa no kwizera, ngo tutayoborwa n'ibyo tugira gute n'ibyo tureba. Haleluya. Abakera bagaze bayoborwa n'inyenyeri. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo mu muryango wa Nefutali cyangwa wa Zabuloni, sinibutse uwariho, ngo harimo ngo abagabo inzovu ngo b'abanyabwenge, ngo baze bamenya n'uko inyenyeri zivukana n'uko zigenda. Abanyabwenge bavuye iburasirazuba bayoborwa n'iki? Bayoborwa n'inyenyeri. Mana babwira ngo dore inyenyeri y'umwana aho igana ariho namwe mugana, ngo muzahasanga umwami yagize gute yahavukiye. Bo bamaze kugenda batangira gushyiramo ubwenge bwabo, batangiye gushyiramo ubwenge bwabo, baravuga ngo amakuru y'umwami twoyabariza hano undi mwami. Baje kubaza amakuru i Yerusalemu kwande kwa Herode, ngo bahagere inyenyeri yamigira ngo ba yamisi. Haleluya. Kwizera rero iyo ushizemo ubwenge bwawe ibintu bizabita. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo kwizera ngo ushatse kuguhuza n'ubwenge bw'abanyabwenge ngo niko gufata ngo Atene ngo na Yerusalemu ngo ukabishyira ku musozi umwe. Ntibizoshoboka. Haleluya. Icyo yaravuze ni ukuvuga ngo muri Atene wari umujyi w'abanyabwenge w'abafilosofe. Amen. Yerusalemu wari umujyi wo mu buryo bw'umwuka. Aravuga ngo rero ngo gufata ubwenge bw'abanyabwenge ngo ugashaka kumuhuza n'iby'umwuka ngo niko gufata Atene ngo na Yerusalemu ngo ukabishyira ku musozi. Nimwumva uko Atene yavuze. Ndavuga abanyabwenge bo muri Atene abitwa ba Sokrate. Yaravuze ngo niba Imana ihari ngo jewe sindiho, ngo kandi niba ndiho ngo Imana ntayiha. Pawulo ngo aje kuvuga noneho nimwumva uko Yerusalemu yavuze. Amen. Haleluya. Aravuga ngo n'abambanywe na Kristo ngo ariko ndiho, ngo ariko nyamara si jewe uriho, ngo ni Kristo uri. Mukomere ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo twebwe turiho, twe turiho ni Kristo uriho. Ariko abanyabwenge bo bakavuga ngo twebwe niba turiho, niba twe turiho Imana nayo. Amen. Umugabo witwa ngo Napoleon hano muri za magana nyine muri Revolution Française, yaba umugabo uteye ubwoba, nta rugamba yayoboye ngo ananirwe kurutsinda. Amen. Papa niwe wayoboye uburayi bwose imyaka 1000, ariko yafashwe wenyine na Napoleon muri magana na 19. Mwumva uko yavuze. Tugemberaga ko Imana iriho kuko yaravugaga rikishana. Nta yindi Imana ikwiriye kubaho uretse jewe. Haleluya. Haleluya. Yaravuze ngo jewe ngo nzakora ngo kandi nuko ntegetse ingabo niko zigomba kugenza, ngo ikimenyimenyi ngo nuko nanje ntazenemerera umutwe wanje gusinzira cyangwa ngo sinzire, ngo umwanya wanje wo gusinzira nuzo zose nzabikora ngo kugira ngo ntsinde urugamba, ngo kuko bishoboye gutsinda. Mungu ukuntu yarakomeye, ngo umwanya wanje wo gusinzira ngo ni igihe ntwaye ifarashi, ngo imbere yanjye nkabona metero 100 ngo kugira ngo mbone gukata ikorosi, ngo muri za metero 100 ngo nicyo gihenza nsinzira kicura karota metero 100 zashira ngo gakata ikorosi gakanguka. Ariko baramukubakuba ubwami bwe bugiye gushira. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo niza yimika abami ikimura abana. Amen. Ubwami bwe bugiye gushira, baramukubakuba agera ku kirwa. Mwarangije aravuga ngo kuri iyi si ngo asanze Yesu Kristo wenyine ari gukomeye. Gukomeye ijambo ry'Imana. Ngo kuko wowe ngo yagerageje kubaka ubwami bwiwe ngo bwubakishije ingoto.
ngo bwubakishije ingoboka, ngo ariko Yesu Kristo ngo yubakishije ubwami bwiwe, ijambo ryiwe gusa ryonyine, ngo none abantu bose ku isi ngo n'uyu munsi ngo baracyari ko bamuyoboka. Haleluya, haleluya. Imana yacu tugirire neza. Iyo uvanze kwizera ukabuvanga n'ubwenge bwawe, ibintu buzisha, niko twari tuvuze. Rero kwizera ni ukwizera ukemera yuko Yesu Kristo ashoboye byose. Amen. Niba ari indwara arayishoboye, niba ari ikibazo kindi runaka aragishoboye, ukagira kwizera yuko bizagira gute, bizashoboka. Oh, haleluya, haleluya. Icyanyuma reka tuvuge ubuntu bwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubuntu bwaramutse, ngo buzanire abantu bose agakiza, ngo kandi butwigisha ngo kureka kutubaha Imana. Ni ukuvuga ngo niba butwigisha ni mwarimu. Haleluya. Niba umuntu ushobora kutakwigisha kureka gukora icyaha, ubwo ubundi muntu si ubwa Kristo. Haleluya, haleluya. Twemere rero kuyoboka kandi tuyoborwe no kwizera, tureke kwishingikiriza kuzo kureba. Ijambo ry'Imana ritubana.